Hello guys, amakuru yanyu mbanje kubasuhuza nizeye ko mwagize igitondo cyiza se n'abatakigize biraza kugenda neza. Uyu munsi twasuye uruganda bita King Lion ruteranya moto, gusa ikintu nibanzeho uyu munsi ni ukubereka rifani zabo. Bafite uturifani tumeze neza cyane, ngira ngo abantu mukoresha rifani hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se mu mujyi wa Kigali habe no mu ntara muri benshi, kandi rifani ni diru nzima yo kuba umuntu yashakiraho amafaranga. Niyo mpamvu nagize gutya nkavuga ati abantu bakurikira channel ya YouTube yitwa Super Chris Official, nabaha aka kantu nkabaha amakuru agiye atandukanye kuri izi moto, hanyuma mukatwandikira muri comment, tukabasobanurira neza ukuntu bigenda, ibiciro ndetse n'uburyo wayibona. Urabona ko ni akarifani kagaragara neza cyane, ntabwo ari mbi kabisa. Ifite cc 200, iyi ngiyi bafite na cc 250 inabenura. Kuvuga ngo ku bantu bazi ibintu bya rifani ibyo barabyumva cyane, ngira ngo murabibona cc ngiyi -6. Hanyuma urabona ko ifite dashboard nziza cyane ikeye, hanyuma tanka yo murabona ko ari uburyohe. Urabona hano intebe ya shoferi umeze nk'uwiyicariye mu ndege. Ni rifani ndende cyane kabisa, yicayemo ubona uri mu birere, iraryoshye kuyitwara guys, kandi ni rifani zikomera, spare parts zayo ziraboneka, zibonekera ku gihe. Ubwo rero mwatugana muri King Lion, hanyuma tukagura rifani, hanyuma tugakora akazi, dore ko twageze no mu mwaka mushya w'2026, umwaka wo gukora kabisa. Uyu mwaka no gucika nta kintu ugezeho uzamenye ko uhombye byinshi, ko umwaka iyo urangiye n'undi ukaza nta kintu urageraho kiba ari ikibazo gikomeye. Izo gusa hano hari n'iyindi maze nyibereke nitonze kabisa. Urabona brand ni King Lion, karifani k'ubururu keza cyane kabisa.